muraho neza. Reka ningire mbashimire rero mwe mwese mudahwema kudukurikira. Reka kandi nguhe ikaze niba ari bwo bwa mbere ugiye kugera kuri iyi channel. Nizere ko mumeze neza cyane, nanjye ndakomeye. Rero nkuko nabasezeranyije mu minsi yashize, nabemereye ko nzagenda nshaka inshuti n'abavandimwe tukaganira hamwe ibintu bijyanye na business. Kuri iyi nshuro rero ndaha ikaze Pacifique agiye kubabwira zimwe ide nkeya muzo watangiza amafaranga 100,000 cyangwa munsi y'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda, ukaba watangira ukajya muri business. Niyo yaba ari business wenda udategerezamo miliyoni na miliyari, ariko akaba ari ikintu cyo guheraho kigira inyungu runaka kizana. Reka rero dukurikire Pacifique. Nitwa Pacifique Ubukombe, nkaba ndi rwiyemezamirimo mu byo nkora, kandi nkaba mfasha n'abarwiyemezamirimo kugira ngo batere imbere nk'umujyanama. Uyu munsi rero ndagira ngo mbaganirize zimwe muri business eshanu ushobora gutangira ukoresha amafaranga atarengeje 100,000. Ubwo uramutse ufite ibindi bitekerezo, ubwo turaza nawe kuganira, uraza gukomentinga hanyuma tuvuge uko bimeze. Kenshi usanga urubyiruko rwibaza ese niki kintu nakora, amafaranga yarabuze, ku buryo wenda nk'umuntu ashobora kohereza 100,000 ugatekereza ko wenda hari ikindi kintu ushobora gukora cyangwa ukayarya ukayabyinira agashira. Ariko hari business nyinshi ushobora gutangira ukoresha amafaranga atarenze 100,000 kandi ukaba watera imbere. Ariko izo business ntago ari ukuvuga ngo wakira, nibura zabasha kuba zakwishyurira ishuri, zatuma ubaho nyine mu buzima busanzwe, mu gihe noneho bya bindi ushaka ko bigukiza binini ubikurikirana. Iya mbere nshaka kuvuga ni kenshi ingo nyinshi zisobanutse zo mu Rwanda ni Kigali, yaba ari no mu nkengero z'umujyi, bagira icyo bita icyumba cy'abashyitsi. Icyo cyumba rero cy'abashyitsi, uri nk'umwana cyangwa se ubona urara mu cyumba cyiza gifite ibikoresho byose by'ibanze, ushobora kugishyira kuri bazita ama website atandukanye aho ba mukerarugendo bashobora kuza bakazikoresha. Iyo na recommending yitwa airbnbbookings.com. ni ukuvuga ko icyumba mu rugo mufite cy'abashyitsi gishobora kuba business, ukagifotora ukagisasa neza, ukaba wagikoresha kandi nka business mu gihe nta mushyitsi mufite. Cyangwa se nimba urara mu cyumba cyiza kizima, ukaba nabwo wagikoresha mu gihe wabonye umuntu ukizamo, wowe ukaba warara n'abandi bavandimwe mukorana. Urumva ikintu bisaba nuko wakongera mu tundi dukoresho duke tuwaguramo n'amafaranga atari menshi, ko n'ubundi ibyo bikoresho mu Rwanda bihari. Ibyo rero nkeka ko uramutse wagira icyo gitekerezo ukoresha nk'izo website yitwa bookings.com cyangwa airbnb.com, byagufasha kugira ngo ubashe kuba wanibura wanabaho kwa kundi ukuntu wakamatike ababyeyi n'abandi bantu bikavamo. Ikindi navugaho nuko urumva ntibisaba igishoro, bisaba kuba uri connect kuri internet, uzi uburyo izo website zikora, kugira ngo bashe kuba wakoresha ayo mahirwe, ukaba wakoresha icyo cyumba cyo mu rugo kiri extra kandi ukakorera n'amafaranga. Nkeka ko n'abagiye batagwakanira. Indi ya kabiri, business ya kabiri navuga cyane cyane nko ku bantu b'abakobwa, hari ikintu bita babysitting. Ubundi mu bihugu byateye imbere ni ibi business zibisa nk'izigezweho, cyane cyane ku banyeshuri bakirangiza, nkaho ushobora kuba nk'abantu afite umwana ukiri mutoya, ukaba wamusigarana, ababyeyi wenda tuvuge bagiye mu bukwe cyangwa iki. Kenshi mu Rwanda cyane cyane nko mu mujyi wa Kigali hakunze kuza abantu twita muri diaspora, akaza afite umwana yarabyaye, afite famiye, ariko akeneye no kujya mu zindi gahunda, ariko akabura umuntu yasigarana wamusigaranira umwana, kubera ko buri wese abahuze n'ibiki byose. So uramutse uri nk'umwana w'umukobwa, ko abakobwa nibo basa nk'abashoboye kuba barera abana, urangije kaminuza za segonderi, ushobora gushinga iyo business. Ikintu bisaba nuko ujya kuri social media n'ubundi zawe ugashinga either iyo company, hanyuma ukavuga ko ukora babysitting services. Kenshi n'ababyeyi, hari ingo nyinshi rwose z'abantu basobanutse b'abanyamujyi badakenera ko umwana wabo aguma ari kumwe n'abandi bantu batandukanye, ariko akifuza ko umuntu uramutse uzi uburyo nyine bafata umwana, umubyeyi n'ubundi asigara yaguhaye ibyo twitwa amabwiriza uri bugendereho, umwana igihe ari bubyukire ukora ibi n'ibi, ku buryo n'umubyeyi yicara avuga ati umwana wanjye ari mu maboko meza,
wenda bagiye mu Kagera uruhinja mbese rugasigara rumeze neza. Urumva iyo ni business idakeneye ufite ubumenyi, ariko icyo ukeneye no kuba ufite contact, uburyo utagera wamamaza ubwira abantu ko mu Rwanda haza amafamiye menshi kandi avuka mu Rwanda y'Abanyafrika bafite abana ariko bakabura bo basigira mu gihe bahugiye mu bindi bikorwa, cyane cyane tuvuge bagiye mu bukwe nijoro bagiye mu zindi gahunda. So rero urumva ko niyo business nayo ntago ikeneye ko utangirana amafaranga menshi. Ikindi indi ya gatatu nshobora kuvuga cyane cyane ku bantu b'abajene bafite ubumenyi runaka, ukaba tuvuge wize ibintu runaka ukaba ubisobanukiwe kurusha abandi mu ishuri, yaba ari muri kaminuza cyangwa segonderi, tuvuge urangije segonderi, tuvuge wumva imibare kurusha abandi, wumva fizike. Kenshi abaturage b'igihugu cyacu kuko benshi bakiri batoya, benshi baba bari mu bintu byo kwiga bahugiyemo. So were nimba ufite ubumenyi ukavuga ati wumvira isomo runaka kurusha abandi, ushobora kuzajya ukusanya abo banyeshuri bakaguha amafaranga makeya, kandi nacyo cyo bisaba urumva nta gishoro kirimo kinini, ariko kandi ayo mafaranga wazajya wabona. Tuvuge wiga muri kaminuza warangije ufite amanota meza, hari abana bashaka gukora ibizamini bya segonderi, ni ukwegera ingo nkeya mu bantu ahantu utuye bidasaba kunatega, ukazajya wigisha abana babo ku buryo batsinda amasomo runaka bari kwitegura kujya mu kizamini cya leta, kandi nawe ukaba wagira amafaranga ubona. Urumva niyo business nayo nta gishoro bisaba, nuko utinyuka ukiyorganiza n'ubumenyi gusa uba ufite, hanyuma ukaba wayitangira. Indi business wenda ya kane nshaka kuvuga kenshi bisa nk'ibijyanye n'impano, ni service ushobora gutanga, cyangwa se tuvuge nk'urugero uzi guteka uraho nyine uri gutekera mu rugo, ariko hari abantu bagira amakwe, hari abantu bagira anniversary, uzi gukora iyo kado, wenda muri no ma company manini akora amakeke azicuza 15, kuki utabuzi inshuti zawe ni nkeya ukaba wagura icyo bita ingredients z'izo cake, ni mugihe uzi kuyikora ukayikora neza, hanyuma ukazajya ubajyanira ahantu bari batiriwe batumwanya. Hanyuma indi business ijya gusa nk'iyo, hari ikintu kigezweho cyane ko abanyarwanda basa nk'abagenda basobanukirwa ku bintu bijyanye n'ubuzima bwiza, kurya neza. Uramutse ucuruje imbuto, urumva imbuto kuzicuruza imyanya mu masoko atandukanye agenda azi Kigali ibihari mu isoko, kandi iyo myanya ntabwo ari minini. Kurangura imbuto, ugakurangura imbuto uri umunyeshuri usobanutse, ukamenya ingo zikeneye, hanyuma ukazajya uzijyanamo, babyita kuzisupplying bitewe n'izo bakeneye, kubera ko tuvuga ushobora kuba ufite WhatsApp ukazajya wandikira abantu, ese uyu munsi muri bukenera imbuto nze kuzibazanira. Buriya niyo wagira ingo 20 uzajya ujyanira imbuto ku munsi uhoraho, ntabwo wazajya ubura amafaranga 5,000, 6,000, hafi n'ibihumbi 10. Nkeka ko niyo business nayo rwose yaba ari business kandi wakora itakeneye igishoro kinini. Iya gatanu, kuko uyu munsi utagira ngo mbabwire business 5, ubwo namwe wenda tuzajya dukomeza dusangirana ibitekerezo, niyo bita kuba mu broker. Kuba mu broker kenshi naha mu Rwanda babyita kuba komisiyoneri. Kuba komisiyoneri no kuvuga ko no kumenya amakuru y'ikintu runaka ahantu kiri, ukamenya n'ushaka kukigura. We hagati rero ukaba uri mu byo, ukaba uri umuntu uconnecting wa muntu ushaka kukigura. Wenda nshobora kuba nk'urugero, murabona iyo ugiye mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu mijyi gusa nk'igenda ikura za Musanze, Huye, ahantu hariho hose Rwamagana, usanga abantu tuvuge bacuruza inkweto, bacuruza imyenda, abantu bakenera kugura imyenda, bakenera kugurisha inkweto. Uramutse ugiye umenya wowe ukagenda ukumvikana n'aba bantu bazicuruza cyangwa bazirangura, nzajya nzana umukiriya ndenze y'igiciro cy'amafaranga runaka, cyangwa se nyigure nyicuruza ku bandi bantu. Icyo bisaba nuko urumva ushobora kujya kuri WhatsApp yawe ukazajya sharinga n'abantu, izo nkweto ziri kuboneka ko aya mafaranga warengeje yawe, kandi inkweto no ko wenda kongeraho ikindi kintu bita added service, no kuvuga ko bavuga ati iyi nkweto nimba wambara 42 turayigusangisha mu rugo kugira ngo tumwanye zaho. So urumva rero baye umukomisiyoneri, abantu kenshi bakenera kuba bashaka kuba bakodesha amazu bitewe wenda na budget bafite, ukazajya utembera mu makaritsiye yanyu yose. Niyo tuvuga ufasha umurenge wanyu wose ukavuga ati amazu akodeshwa manza yariyo ba nyirayo, none ukavuga ati ku muntu wese ushaka kuza mu uyu murenge
mujye mumbwira nzajya mbereka inzu ziciriritse kandi ku giciro cyiza. Urumva ko nako ni akazi gasaba ko gushirika ubute kandi kitagusaba igishoro kinini. Wenda udafite telefone ya smartphone, ikintu wakora nuko ariyo wakwinvestingamo kugira ngo kuri WhatsApp ujye uvugana n'abantu, mbese abantu bakamenya kuri umukomisiyoni umenyekanisha ibikorwa byawe. Muri make nizo business eshanu nabaye mbahitiyemo uyu munsi. Hanyuma wenda namwe muri hasi muri comments nagira ngo muze kuza kuba mwadusangiza izindi ntaba ntavuze, ariko no kugira ngo dutekereze urebe uburyo ushobora kuba watangira business kandi udafite amafaranga menshi kandi n'ibintu bishoboka. Uramutse ufite icyo utemeranya nanjye mu byo navuze, uvuga ati ibyo ni ukubeshya, ntacyo nabyo wakomentinga. Kandi uramutse ufite n'indi business kugira ngo usangiza abandi bantu bakeka ko wenda gutangira business bisaba amafaranga menshi, ushobora rwose gukomentinga hano hasi, hanyuma tugakomeza tuvugana dusangira n'ibitekerezo. Ikindi nkuko natangiye mbabwira, ntabwo izi business zatuma ukira inzozi zawe uzigeraho, ariko ni business nk'umujene zigenda zikura igihe ku kindi, zatuma ubaho ukareka ibintu byo gusabiriza wakabana amafaranga ngo naringiye kujya hano, mbese nawe ukamera neza kandi ukabaho nta kibazo ufite rwose. Kuko ayo mafaranga urumva niba ari ufite business y'ibihumbi 100 iri cyangwa ama business watanya munsi y'ayo mafaranga, ushobora kunguka amafaranga angana nkayo cyangwa yaruta, ariko ugakomeza ubaho kugira ngo wicare nta kintu ukorera. Murakoze cyane. Reka mbashimire mwese rero twabanye kuri iyi channel. Ngiye nitwa Bukize, tukaba tuganira ku bitabo ndetse n'ibijyanye na business. Naho ubutaha rero reka tuzongere duhurira ahangaha. Imana ibarinde. Bye.